afatana na Yesu gutya. Since the day Paul met Jesus, kimwe mu byemezo yahise afata no one of the gusenga. decisions he made was Ngo to pray. sinzatandukana n'uyu mwami. And he said, I will not go away from this man. Ishyaka nagiraga ryo guhemuka. The zeal I had of doing Ishyaka evil, rya kamere nagiraga. the way I had zeal to do evil, Nararaga amajoro muri boîte. I would spend sleepless nights in Nzarara nightclubs. amajoro nsenga. I would spend overnights praying. Nararaga amajoro nkora ibyaha. I used to spend sleepless Nzarara nights amajoro sinning. mfasha abantu kumenya I would Imana. spend nights teaching people to We know yakoze God. turn around. Nicyo umwanzi azatinya ku buzima bwawe cyatuma atakugeraho What is cyangwa it atakwataka. about your life that will stop the enemy from in your Niki life? kizatuma umurozi ataza kwicara mu What mbavu zawe. is it that is going to stop sorcerers to come Niki sit kizatuma in your umurozi life? atakuniga. What is going to stop them from Niki strangling you? kizatuma ibishuko bije What is going to keep you when bizabura temptation kugucumurisha ku comes? Uwiteka Imana.